ubundi ubutumwa nyamukuru nabazaniye ubwo mperuka nababwiye umwana wa kane uko yagiye mu ijuru, ariko noneho ubutumwa nabazaniye nubwo umwana wa kabiri wagiye muri koma amaramo ibyumweru 2 arongera aragaruka ni muzima. Nibwo butumwa ndi bubabwire n'inzira byaciyemo gukorera Imana mbese uyikunze kandi ufite umuhati. Twaratashye rero tugeze mu rugo, Imana irambwira ngo nagira ngo nkwigishe kunkorera by'ukuri kandi kunkorera nta gushidikanya, ukankorera ari jye nyine utumbiriye. Imana ishimwe. Ubwo ahangaha rero nibwo Imana yambwiye ati noneho kuko unyumviye ngiye koza neza ibiganza by'umwana wawe n'umubiri wose ugiye kuba muzima. Kuko nahize umuhigo. Ndayibwira nti Imana, uyu mwana nagira ibiganza bizima, ntihazeho inkovu, umubiri wose ntuzeho inkovu, ururimi rugasubira mu kanwa, abarwayi nzajya mbasengera, kuko umuntu ashobora kumamagara ati ndashaka usengera, Imana itabinyemerera simbe nkimusengera kuko abafite imiziro. Ntago abantu bose mbasengera, hari abimbwira ati genda ubasengere cyangwa ukamamagara nkagusengera kuri telefone, hari n'ubimbwira ati ntumusengere bitewe n'imiziro afite. Imana itugiye neza cyane. Rero ndagira ngo mbwire abantu ko kumvira Imana ari by'ukuri. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Ntabwo ari mushyashya ku Iyobokamana, murabizi yuko ibushitse twaganiriye ndetse tubemera yuko tuzamugarura. None rero bya bindi yuko tutajya tubeshya abadukurikira, turamugaruye. Ni mama Moise ngo yongere atuganirire. Ibushitse atuganire neza cyane, atubwira ku rugendo yakoreye mu ijuru ndetse adusogongeza gato ku butumwa yahawe. Ni byinshi, ni umumama ufite ubuhamya bukomeye cyane mu by'ukuri. Uyu munsi adufitiye ikindi kiganiro gishya, n'ubundi ntabwo kiraba kiri kure y'ubuhamya, dore yuko ari n'umuhanuzi w'Imana. Munyemerere rutangire tumusuhuza, tumuhereze ikaze. Mama mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Iriwe. Amakuru ni meza. Wow, turongeye tubaha ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane, Imana ibahumugisha. Amen. Nubwo namaze kuvuga ko ari mama Moise, ariko muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo utararebye ikiganiro cya mbere akababonye nk'umushyashya amenye ngo tugiye kubana nande muri iri vuga butumwa. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Venantia Mukakarangwa. Ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 8. Yego. Ariko nabyo abana 10, hanyuma rero hariho abana 8. Aribwo buhamya natanze ubushize bw'umwana wagiye mu ijuru. Rero sengera kuri ADPR Batsinda, ndi umukristo w'Ibatsinda, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Yesu aduhana umugisha. Ubwo wari warabyaye abana 10? Yego. Ariko hariho 8. Ese mama nkamwe wenda bakuru nk'ubu yo mwumvishe, wenda hari ibintu tuvuga nkatwe batoya ati no kuringaniza urubyaro, kutarenza abana 2, 3, 4 se, bitewe wenda no kuburyo umuntu abibona. Nkamwe muba mwarabyaye benshi mu bihe byanyu cyangwa mwaragiye nyine mudakoresha ubwo buryo bwo kuringaniza, mutubona gute wenda, cyangwa hari imiguro mwaduha wenda buriya? Muguro twazibaha kubera yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twororoke tugwire. Yego. Okay, barabahuguye basha. Aha, reka twe kubitindaho cyane sicyo kimuzanye, wenda azabigenera igihe cyabyo cy'ubutumwa. Reka atangira dushyira imbere y'Imana ayenginge ngo izibane natwe muri iki kiganiro. Yego. Turagushimiye Imana yacu, Imana y'amaboko, Imana y'amahoro, Imana idukunda. Tugushimiye kugira neza kwawe nyakubahwa Imana yo mu ijuru. Turagushimiye kuko waturinze mu minsi yose yatambutse, izina ryawe nirihimbazwe. Warinze abacu, nukuri urabafasha, urabakomeza, ubakomereza amaboko. Mu gihe gitambutse natwe uraturinda, byari bikomeye, byari bigoranye cyane, ariko Yesu Kristo mwami w'abami warahabaye. Turagushimiye. Abari barwaye barakize, abari bafite intege nke bashubijwemo imbaraga. Nuhimbazwe muri uyu mugoroba. Haleluya. Duhamagaye ubwami bwawe nibuze muri aka kanya. Ubwami bwawe nibuze mu bihugu by'amahanga kugira ngo umenyekane Kristo mwami w'abami. Ubwami bwawe nibuze kuri televiziyo kugira ngo ivuga butumwa ryamamare. Haleluya. Mana turakubashye cyane, utwemerere uyu mwanya tugiye kumara hano hantu, utubere umwanya w'umugisha, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. No kugira ngo tukwamamaze rero, kugira ngo wamamare ku isi yose kandi umenyekane mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye. Reka uyu mwanya tumara utubere umwanya w'umugisha, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro.
amen Amen. amen Ya mama Mose twongeye kwishimira cyane kumwakira munyemerere mwese mbahereza ikaze muri iki kiganiro n'abasuhuza abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali no mu bindi bihugu duturanye by'umugabane wa Afurika ndetse n'ibyakure ndetse no ku yindi migabane i Burayi muri Amerika muri Aziya muri Canada no muri Australia mwese turavuze ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu wowe uri hano uri kureba kino kiganiro urababaye cyangwa urarwaye ufite ibibazo bitandukanye ukwiye kwizera ko Imana itabara abandi nawe izagutabara kandi ijambo ryayo rivuga ngo naho yababaza umuntu ntabwo ijya imubabaza iteka igeraho ikamugirira ibambe ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe maze imyaka yabonye mu ibyago ikayivunja mu ibyishimo wowe uri mu bihe by'ibisubizo rero byawe uranezerewe uri mu mashimwe y'iby'Imana yakubwiye byarasohoye ukwiye kujya ugira umwete wo kujyana na Yesu gutabara abababaye kuko yateruye amagambo aravuga ngo abajyana nawe gutabara abandi nibo bajya bagabana umugisha w'Imana kandi nimubikora mubikunze ntabwo muzabura gusarura kuko mutazaba mwaguye isari turi kumwe rero na mama Mose mumeze neza murakomeye n'ubundi rero tumeze neza yego wow ubutumwa mwara bwaratanzwe feedback imeze gute abantu babwakiriye gute wenda ku ruhande rwanyu dore ko tuba twashyizeho amanimero ya telefone kugira ngo abantu babavugishe buriya hari n'ukuntu umuntu iyo bamuvugishije agenda akamenya impamvu Imana yamuhatiye burya kuza gutanga ubutumwa nubwo harushobora kubibona akavuga ati se kuki yaje kubivuga kuki yaje kwiyerekana kuri kamera ariko wowe n'abantu mwagiye muvugana ugasobanukirwa umugambi w'Imana wari uhishemo y'uburyo ari Imana yashakaga kuza kubera abantu runaka Imana yashakaga kugirira neza inyuze kuri wowe cyangwa kuba barafashijwe n'ubutumwa bimeze gute feedback rero yego ndashimira Imana cyane nabonye ubu butumwa bwari mu mugambi w'Imana wow kuko imyaka yari ishize yari myinshi ariko Imana yari yantumye kubutanga kuko cyari igihe kigoye kugira ngo abantu bahembuke rero abantu barahembutse cyane pe na n'uyu munsi abantu baracyampamagara bakeneye gusengerwa abantu bagize intege nkeya barimo barasubizwamo imbaraga abarwayi barimo baratabarwa kuko buriya butumwa n'ubundi nyine intego yabwo yari yo kugira ngo abantu basubizwemo imbaraga kandi bakumbura ijuru amen rero nabonye abantu baranezerewe cyane nanjye byaranejeje ni byiza cyane wabonye rero ko kwa kundi waza kuvuga atari ko si ibintu byo kunyana kuri kamera nyine wabonye ko twaguhatiraga umurimo w'Imana nk'uko wabibonye mu bantu bagiye bakuvugisha ko byari bikenewe yego wow gusa nyine harimo nyine abantu bose ntago bemera kimwe nubwo hari abantu bagiye nyine bumva ko ibyo bintu ngo bidashoboka bitabaho ariko wagombaga kumva yarumvise kandi nabo bazakomeza bagenda bafashwa Imana izabasura turabizi ko uri umunyamasengesho uri umuhanuzi w'Imana hari abantu wenda cyane cyane muri diaspora reka bariko tubivuga usanga wenda bafite ibibazo bavuga bati ni ukuri dusige tubura abantu dusenga n'abazima babakozi b'Imana batabwiriza ijambo ry'Imana bashaka ko rigenda ngo ribakorera icyo bashaka mu mitima y'abantu ahubwo baribwiriza bashaka ko rigenda rigakora icyo bo bashaka mu mitima y'abantu bari kuryumva nta bakubwiye wenda ko ubasengera bakarakubwira ko bashobora kuba baragowe nuko wenda hari abo babibwira ugasanga bari gushyiraho ibiciro urabanza unyishyure birabanza bigende gutyo bene abo bantu nabo wahuye nabo wenda nk'umuntu waruje kuri kamera bwa mbere kandi uri umukozi w'Imana yego murakoze cyane twarahuye abo bantu ari nabwo nagira ngo mbwire abakozi b'Imana bagenzi banjye n'abavuga butumwa bwiza abahanuzi bagenzi banjye ntabwo yenda navuga ko ari ukubasebya ariko Imana rwose ibakomeze kandi baha ubwenge kuko hari abantu bagiye bakomeretsa cyane abantu bo mu mahanga baba bakeneye ijambo ry'Imana ariko bamwe bo baba babivuga kugira ngo mbese bagire ikintu bibonera babona agafaranga hari abagiye bambwira bati rero ese wowe turaguha ngahe mbese ubwo uratuzamukira imisozi ikanyarira kuri angahe bababwira nti nta biguzi ahubwo no kugira ngo umurimo w'Imana waguke bati rero twebwe twari ibibazo twahuye nabyo hari abaduhamagaye ariko batubwira yuko tugomba kubaha agafaranga babwira nti Imana ntabwo ijya igishaka ibiguzi byarabanejeje rero imitima yabo irakomera niyo mpamvu ngira ngo mbwire abakozi b'Imana bagenzi banjye bajye basenga ntacyo barebye bakorera Imana izabahemba Imana duhana umugisha ngira ngo ni ubutumwa bukomeye cyane yaba ku babikora ndetse n'ababikorerwa
n'ababikorerwa bakwiye kusigarana isomo bakamenya ko ubutumwa bw'Imana ntabwo bugurishwa pe, ntabwo bugurwa n'ukuri. Ushobora gukorera umugisha ku mukozi w'Imana mu buryo butandukanye ku bushake bwawe, ariko iyo byabaye kondisiyo, iyo byajemo mpatike nkugire kanyarira bigenze gutya kugira ngo nkore iki, burya ndakubwiza ukuri ko uwo muntu aba yamaze guca umurongo w'ikijambo ry'Imana rivuga rwose, aba yavangiwe, ntibakazajya bakuvangirirwaho ngo wemere. Reka wenda bari cyo tugira nk'umwanzuro w'ubu butumwa tuvuze. Twigarukire rero kuri Mama Mose. Mama Mose bishiza tuganira yatubwiye ko afite ubuhamya bwinshi butandukanye ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Rero iyo jewe ngiye kuza kuri iyi kamera ngomba kubanza ngasenga Imana, nkayibaza icyo gukora, nkayibaza se nzakomereza he, kuko ngira ubuhamya bwinshi. Mfite ubuhamya butanu, bune nzabutanga mu gihugu, ariko bumwe bwa nyuma nzabutanga mu mahanga. Yego. Nagiyeyo. Iryo sezerano ndarifite. Yego. Hanyuma rero uyu munsi bene data nshuti z'umusaraba baraza kwihangana, ntabwo ndi bukomerezeho uburyo nagiye, ahubwo mbazaniye ubundi butumwa Imana yampaye. Yarambwiye ko ishaka kongera guhembura abantu, kuko abantu barashaka guhita bihuta bakagera mu ijuru, kandi hari inzira bagomba kunyuramo. Ubwo rero nje kubanza kubasobanurira inzira bagomba kunyuramo kugira ngo bakomeze mu ijuru. Ubundi ubutumwa nyamukuru nabazaniye, ubwo mperuka nababwiye umwana wa kane uko yagiye mu ijuru, ariko noneho ubutumwa nabazaniye nubwo umwana wa kabiri wagiye muri koma amaramo ibyumweru 2 arongera aragaruka ni muzima. Nibwo butumwa ndi bubabwire n'inzira byaciyemo, gukorera Imana mbese uyikunze kandi ufite umuhati. Yamaze ibyumweru 2 muri koma. Yego. Byagenze gute, yabaye hati n'ubu se aracyariho? Eka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Mfite ijambo ry'Imana rero Imana yampaye mbere y'ubu butumwa, ryanditse muri Yohana ibice 5. Reka duhere ku murongo wa 5. Haravuze ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, sifite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihinduranije nyiza undi antanga kumanukamo. Imana dutabare cyane. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo tubanze tuvugire ijambo ry'Imana ho gatoya rero. Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu ni umuntu ntabwo bigeze bavuga ko ari umugore cyangwa umugabo, ariko ngo yari ku kidendezi cy'Ibetesida. Iki kidendezi rero ngo umuntu wese wakigeragaho ngo iyo marayika yazaga ngo yarazaga ngo hanyuma ugiye mu mazi bwa mbere agahita akira. Ariko uyu muntu we yari yarabuze umuntu wamujugunya mu kidendezi. Imana tugiye neza cyane. Ngo nuko yigumira aho ngaho, ariko noneho ngo igihe cy'Imana kigeze. Haleluya. Amen. Igihe cy'Imana kigeze rero ngo Yesu arahamusanga, aramubaza ngo mbese ngo urashaka gukira? Imana tugiye neza cyane. Intego y'ijambo ufite rero ni ijambo ivuga ngo mbese Abanyarwanda barashaka gukira? Mbese abantu bo mu mahanga barashaka gukira? Imana tugiye neza cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo rero igihe cy'Imana kirageze kugira ngo abantu bakire. Imana ishimwe. Ntatinze cyane rero ndagira ngo iri jambo ry'Imana rikomeza abantu, waba uri mu mahanga, waba uri mu Rwanda, ahantu hose waba uri ufashwe n'iri jambo ry'Imana. Nawe hari ahantu waba uri ukaba nta muntu wakurenganura, nta muntu wagushyigikira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu nakugeraho urakira. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi Imana idushyigikire. Haleluya, haleluya. Rero ngewe iyo ngeze mu ijambo ry'Imana ndanezerwa. Murabizi ko nabwiye ko nkunda guseka, buri iyo hari ahantu wageze uranezerwa. Ijambo ry'Imana rero rankomeza, riranezeza. Naje gusomera ijambo rirafasha cyane. Sanga uyu muntu nta muntu yagiraga, nta muvandimwe, nta shuti, ariko Yesu ahageze. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ahageze amubaza ati ese urashaka gukira? Kuko umubabaro yari afite rero n'agahinda, ni Yesu amubwira, yari kuvuga ijambo rimwe gusa. Akambwira ati ndashaka gukira. Ariko we yatangiye kumubwira imisango, kandi Yesu abazi byose. Aramubwira ngo iyo ngo jewe ngo abantu baje ngo mburunjugunyamo, Yesu aramubwira ati iyo ukomeje ugasoma ijambo
ngo byuka bikore uburiri bwawe ugende. Amina. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Rero ku kiganiro cyatambutse abantu benshi barambwiraga ngo nimbasengere, bambwira nyine uburwayi bukomeye bafite, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Yesu niwe ukiza. Imana ishimwe. Amen. Jewe nagusengera ntukire, ariko ahubwo gukira kwawe uhagaze gute? Ese ubanye n'Imana gute? Ni nacyo kintu rero nifuza kugira ngo mbanze nganire muri iri jambo ku bantu benshi bagiye bambwira ati twebwe dufite uburwayi bukomeye, twarwaye kanseri. Yesu azagukiza arebye umwanya uhagazemo. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Rero hari umuntu uguhamagara, yaguhamagara ukumva ko ashaka gukira gusa. Ntabwo rero Yesu ari byo ashaka. Yesu ashaka guhera mu mizi hasi. Imana ishimwe. Abanza akiza ubugingo. Abanza akiza ubugingo, agukiza icyaha. Imana ishimwe. Niyo mpamvu ngira ngo umuntu wese uzumva iki kiganiro cyacu azabanze akurikire. Ese narihanye? Nihanye ibyaha? Ese ibintu narababariye? Ese narihanganye? Ariko ukajya kumva ko umuntu yakubwira ati ndashaka kusengera kugira ngo nkire. Rero jewe nagiye mbafasha ndabwira nti banza wihane. Bwa nagiye nihanisha abantu. Cyakora Imana ibaha umugisha, abantu benshi barihanye, ariko ndagira ngo mbatangarize ko niba warihanye neza koko uzakira mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Amen. Imana ishimwe rero kandi Imana iturengere. Nagira ngo tugane no kuri iryo jambo ry'Imana ribafashe kandi ribakomeze, ariko uyu munsi wumve ngo iri jambo rigukize, urakirira muri iri jambo. Muri iki kidendezi uyu muntu ntiyari afite umuntu hamujugunya, ariko kubera ko yumviye Imana, yumva ibyo Yesu amubwiye, aramubwira ati byuka bikore uburiri bwawe ugende. Yari amaze igihe, ariko iki gihe yari amaze yarabanye n'Imana neza. Niyo mpamvu yakize. Imana itugiye neza cyane. Hanyuma rero ngiye kwinjira mu buhamya nyamukuru. Yego. Imana ishimwe. Uburyo umwana yamaze ibyumweru 2 muri koma. Yego. Imana ikamukuramo. Imana ikamukuramo. Byagenze gute rero? Ukuntu rero byagenze ndagira ngo cyane ubundi irivuga butumwa ryanjye Imana yampaye, yambwiye ko ishaka gukiza abantu. Abantu bakaruhuka imitima, abananiwe bagasubizwamo imbaraga, abaguye bakabyuka. Niyo misiyo yanzanye kuri televiziyo. Imana ishimwe. Hanyuma rero uyu mwana ukuntu ndashaka gutangira neza kugira ngo abantu babyumve neza. Gukorera Imana neza kandi ugakorera Imana uyitinya. Mbese muri ubu burwayi bwe Imana yarambwiye ngo nzabwira abanyarwanda, nzabwira abanyamahanga ngo bakorera Imana bayitinya. Yego. Imana ishimwe. Amen. Hari igihe rero abantu bose bashaka gukorera Imana, abantu bose bashaka kuba abakozi b'Imana, mbese bashaka business. Hari igihe ibintu by'Imana abantu bashaka kubigira business. Ariko ndagira ngo sobanurira abantu ko ibi bintu atari business, ahubwo ni umurimo w'Imana, n'iki Imana ishaka. Imana ihimbazwe. Hanyuma rero ukuntu byangendekeye, ngewe nari umukozi w'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu bose bazanyumva, barahari kandi ndabizi nabo bari bameze nkanjye muri icyo gihe. Babanze bumve neza ukuntu gukorera Imana neza uyitinya, uyubaha, Imana ikugirira neza. Nibwo ndibuze kugera kuri koma y'umwana uko byatangiye. Hanyuma ubwo nari umuntu umucuruzi. Ubu nari umucuruzi. Naracuruzaga, ubona ko mbese nubwo nkuze ariko nari nzi uburyo bwo gucuruza cyane. Nari nzi kubeshya, mbese utuntu twose nari ntuzi. Nkaba nabeshya, nakubeshya agenda acuzaga inkweto. Yego. Nabanje gucuruza imyenda. Hari abantu banzi, hari n'abashobora kumbona bakavuga ati mbese bakavuga ati byagenze gute, ariko uyu munsi nagiye mbabwira uko byagenze kugira ngo bamenye neza umurimo w'Imana uko ukorwa. Hanyuma rero icyo gihe nacuruzaga imyenda Nyabugogo. Buriya nahambuzaga amabaro Nyabugogo. Curuza imyenda. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma rero ndacuruza pe, mbona biragenda, nkagenda ngahambuza, nkabona ibintu biragenda neza. Birangiye rero, ariko nyine nabwo nayicuruzaga nsenga. Nibyo. Mbwiriza ubutumwa bwiza. Ariko nyine mbeshya. Kugira ngo mbwire abantu rero bakorera Imana babeshya, babivemo, babireke. Wamaze igihe kingana iki ucuruza? Icyo gihe ndumva naramaze nk'amezi agera muri 6. Yego. Hanyuma rero ndacuruza, ariko Imana ntiyabishakaga. Hari abantu rero bajya bitiranya ibintu, ukajya mu bintu Imana fite ibitabo 3 nanditse, ndavugamo kimwe. Yego. Igitabo kimwe sindagisohora, ningisohora nzakibabwira. Ufite ibyasohotse? Wow. Ntago ndabisohora, biracyari mu nyandiko. Yego. Ariko nyine nzaza nabwo mbibabwira. Icyo gitabo rero kivuga ngo kuba mu bintu Imana ishaka wowe udashaka. Cyitwa kuba mu bintu Imana ishaka wowe udashaka. Nicyo cyonyine ndi buvugeho rero. Rero nabaye mu bintu Imana ishaka, jewe ntashaka.
yego kuko njye nashakaga gukora ngacuruza nkamenya mbese n'ibintu byo mu rugo ariko narangiza nkanagira gute nkanakorera Imana. Icyo gihe rero ntabwo Imana yabishakaga. yego Ndagira ngo mbwira abantu bajya bitiranya ibintu by'Imana. Hari igihe Imana ishobora kugusanga ikakubwira ngo nkorera nzaguhemba, ikaba ugakorera Imana yonyine gusa nta bindi bintu vangavanze. Hari n'igihe rero ushobora gukorera Imana unakora n'indi mirimo. yego Ariko ndagira ngo mbwira abantu bamenye umuhamagaro wabo. Umuntu ye kuvanga umuhamagaro we n'uw'abandi. Jewe rero umuhamagaro wanjye Imana yampaye n'uwo kuyikorera utabivangavanga n'ibindi. Irambwira ngo nimara kukugira kuri gahunda neza nzakubwira n'ibindi byo gukora. Ariko muri iki gihe ndi gukora Imana gusa. yego Imana ishimwe. Hanyuma rero icyo gihe nyine narabivangavangaga ndagenda ndacuruza ndabihomba byose. Yesu rero naho ngaho yasanze umwana wanjye akarwara. Yasanze nyine ndimo gucuruza nayo narabyanze mbese. Nagiye nakira ubutumwa abantu bakaza bakambwira atari ko mama Mose Imana ntabwo ishaka yuko wowe ujya gucuruza. Ndababwira nti reka nanjye nkorere n'Imana. Nkajya gucuruza. Icyo gihe nayoboraga abadamu ku Kimisagara ya kabiri, niho nayoboraga abadamu yego muri ADPR. Ubwo rero nkagenda abadamu bakaza bagategereza ntibambone, nkicururiza nkabona biri kugenda neza, nkaza kwibagirwa nyine simbashe kujyayo, hashiduka byarangiye. yego Birangira hashize iminsi Imana intumaho. Umuntu araza asanga hariya muri Nyabugogo arambwira ati Imana irambwiye ngo va mu byo urimo ujye kwikorera. Hanyuma ndangije ndabyanga nyine nkajya mvuga nzajya mbikora byose nyine nkajya mbivangavanga. Ndangije rero nibwo icyo gihe jewe numvise niyumviye ijwi ryarasanze Nyabugogo nahambuye ibaro ya mbere. Ijwi rirambwira ngo zamuka ujye mu murimo wanjye. Naho Imana yasanze. Ndazamuka ndagenda uwo munsi siga iyo myenda iri aho ngaho mu isoko. Ndagenda nkora umurimo w'Imana, ndangije manuka niruka sinajya no mu rugo subirayo. Nongeye kugera Imana irambwira ngo nakubwiye ngo utahe ntuzongere gukorera hano. Icyo rero nicyo kintu cyababaje Imana, giteza uwo mwana uburwayi kugira ngo Imana isobanure neza ibyo murimo wayo. Sinzi niba hari icyo mwifuzaga kumbaza. Uburwayi buturutse ku Mana kutayumvira kwawe. Kutayumvira. Uwo mwana arafite imyaka ingahe muri icyo gihe? Icyo gihe yarafite imyaka ndumva yari nka 15. Yego. Aha twinjira no ku burwayi bw'uwo mwana uko Yego. yafashwe. Twinjiye rero hagati aho rwari ruteye gute? Yego. Ubwo rero ahantu twinjiye noneho twinjiye mu burwayi bw'umwana. Narabyutse mu gitondo cya kare ndasenga nkuko bisanzwe, numvaga yuko ngiye kusubira ku isoko. Numva ijwi rirambwiye ngo ntugende. Sinabashije kugenda rero. Umwana nyine arabyuka mu gitondo cya kare, ni umuhungu w'umusore w'imyaka ni umuhungu w'umusore, umwana yari umuhungu wa kabiri. Yego. Yego. Ndaza kugeraho mbereka amafoto. Yego rwose. Ukuntu yafashwe. Hanyuma rubwo yarabyutse nyine arambwira ati mama ngiye ku ishuri. Nabwira nti ngaho genda. Aragenda ari muzima. Nta kintu na kimwe yararwaye. Aragenda ngo ageze mu nzira ukuntu we ibyo aheruka kumva. Yageze mu nzira ngo yumva umubiri utangiye kumubabaza. Yumva umubiri kumurya, atangira kwishima. Atangira kwishima. Hanyuma kugira ngo muze kubyumva neza mfite n'amafoto. Yego. Dore ukuntu yari ameze. Yego. Aya mafoto rero yafashwe ashwanyagurika atonyoka ibiganza. Ndabibona. Byari ibintu by'ibiheri binini cyane byarazaga bigafata ku ntoki, bigafata ku biganza ibiheri. Noneho byamara gufata ibiganza, byamara gufata mu kiganza agahita hakaza igiheri kinini cyane. Cyamara kumufata agahita atonyoka. Yamara gutonyoka akava amashyira. Ibi bintu byafashe cyane mu kiganza, bifata mu kanwa, bifata ndetse no ku mwanya ndangagitsina. Yego. No mu birenge. Nta wundi mubiri yarwaye, ni mu ngingo no mu mavi. Niho hantu yarwaye. Dore no kubyari bimeze. Murabona ko amafoto byari ibintu bitoroshye. Imana idufashe. Hanyuma rero ubwo rero Imana yarambwiye ngo ngiye kuguha ikimenyetso gituma umenya ko unkorera kandi ukankorera untinya kandi ukazabwira abantu bakajya bankorera bantinya bananyumvira. Imana ishimwe. Yego. Haleluya. Amen. Urumva sinayi numviye Imana kandi sinayi nayitinya. Numvaga ko ari ibintu bisanzwe, nkavuga nta kibazo. Aho rero niho natangiye kugira ubwoba. Umwana rero yaragiye agera ku ishuri. Ageze ku ishuri atangira kwishimagura, akajya yishima, kishima mu birenge, mbese yarameze nk'umusazi. Urumva ko uburwayi bwaje. Atangira kwishima mu birenge, kandi noneho ahashimye hagahita hatonyoka, hakavamo igisebe kirimo amashyira kijojoba. Atangira kujya asora ururimi, akasora ururimi
akajya yahagira. Mwarimu amurebye yagira ikibazo, abanyeshuri bamurebye bagira ikibazo. Mwarimu aramubwira ati nimutahane uyu mwana mumujyane mu rugo. Numva byari bibaye ibintu bikomeye cyane. Yego. Nagiye kubona rero mbona umwana araje, mbona baje bamuzaye mu maboko nicaye mu rugo, ubwo baburanyica nibuka ba bantu banzaniye ubutumwa bambwira bati Imana igiye kugusura, igiye kuza kukwisurira kugira ngo ubashe kuyikorera uyitinya kandi uyubaha. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ubwo namaze kubona umwana yaraje ageze mu rugo arandeba, ndamaza nti se umeze gute? Arambwira ati mama, ati ntago meze neza. Uwo mwana yitwa Damascene. Hanyuma rero arangije arambwira nti se umeze gute Damascene? Arambwira ati mama, ati meze nabi. Niryo jambo duheruka kuvugana. Araza araryama. Yego. Amaze kuryama ko nyine nanjye numva ko ari bukire, nikomereza imirimo yanjye. Mu kanya njya kumureba sanga ibiganza byatunyaguritse. Mwabibonye ukuntu byari bimeze. Sanga ibiganza byatunyaguritse. Ndamureba ngira ikibazo, atangira kujya yahagira, atangira kujya kunguta amaguru, atangira kumese n'ibyo kwambara bimubera ikibazo. Ndavuga nti se ndabigenza gute? Uwo ni umunsi wa mbere. Uwo munsi nta kintu yongeye gukoza mu kanwa, nta kintu yongeye kurya. Mwana baho ngaho mbese hashira iminsi 3 akimeze kwa kundi nta kuvuga. Mureba gusa ukabona nyine n'umuntu waho ngaho uryamye, ukabona afite ikibazo, ukabona nyine yisinziye gutyo kuntu, ariko yahagira asohora ururimi kandi ameze gutya, mbese yarameze nk'umusazi. Noneho giye ntangira gusenga, ndatangira ndasenga ariko nasenga nkumva ntajwi, nasenga nkumva ntajwi numva, nkumva mbese n'Imana iricecekeye, nkumviranye. Buri usenga Imana ikumva urabyumva, niyo usenga nasoma ijambo ry'Imana nkumva nta kintu ndi kumva. Ndibaza ndavuga nti se Mana habaye iki? Ariko ngiye kumva numva ijwi rito cyane riraje, ijwi rirambwira ngo iyo ni inkoni. Imana dutabare. Ndagira ngo mbwire abantu bakorera Imana bayicengacenga, abantu bakorera Imana batabirimo neza, babihagararemo neza kandi bari mu bintu by'Imana bafite ibyiringiro by'uko Imana izabagirira neza. Imana dutabare cyane. Urumva roge nta byiringiro, numvaga yuko gukora kwanjye ariko kuzampesha umugisha, nkumva ko imirimo yanjye ari izatuma mbona umugisha, ibindi byose nta kintu bimaze. Nkajya numva nyine nkora, urumva nacengacengaga ari ukubeshya cyane. Hano ndagira ngo mbwire abacuruzi b'abakozi b'Imana bakorera Imana bakoresha ukuri. Imana idufashe. Ntago byoroshye kuba mu murimo w'Imana ukanacuruza ufite ukuri, ariko ndagira ngo mbabwire hari abajya kurangura za Dubai, hari abakorera mu Rwanda ugasanga bariyongeraho ibindi. Nanjye najyaga mva kurangura bakambaza ayo natanze nkababwira atariyo, uti impamvu ni iyihe? Kwari kugira ngo nunguke cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyo ucuruje neza Imana iguha inyungu iruta ibindi byose wakagiye kuvuga. Imana rero dutabare. Iryo rero byababaje Imana, ni nabyo byababazaga Imana cyane, kuko nakoraga ariko mbeshya wakoreye angahe, waranguje angahe? Naba naranguje 80 nkavuga yuko naranguje 100, kugira ngo ujya kurangura nawe yaze kumva ko ibiciro bihanamye, nze kumurusha gucuruza neza. Yego. Imana dutabare. Kandi n'ubundi byo wakoraga Imana ntabigushakagamo, ntabwo yabishakagamo, yashakaga umurimo wayo, yashakaga umurimo wayo. Kandi nabwo sinawukoraga neza. Nabaga nagiye uyu munsi nkagenda ejo singende, Imana birayibabaza. Ndagira ngo mbwire abantu bahamagariwe umurimo w'Imana. Imana yabwiye ngo ngwino nkorere nzaguhemba, ko Imana ihemba neza. Imana dutabare. Ndaza kugera uburyo Imana yagiye impemba kuko nayikoreye neza. Nyamara nicyo gihe nubwo nagendaga ndagiye mubwire ngo nta n'amafaranga nacyuraga, ahubwo nacuruzaga nkabona abandi barunguka, ye nkabona ndahomba. Najya kurangura nkagomba kongera andi mafaranga, ndetse nkabona ntibiri kugenda neza. Mugabo akambaza ati se urabona bigenda? Ntibiragenda, ariko nabuze amafaranga ahubwo nyongerera. Cyo gihe yaragifite akazi nyine, yafite akazi keza, uretse ko ubu nyine atagikora, ariko urumva nacengacengaga. Imana dutabare. Hanyuma rero mu cyumweru cya mbere gishize papa w'umwana arambwira ati se uyu mwana twareba ukuntu tumujyana tukajya kumuvuza mu Kinyarwanda, kuko urumva we ntabwo yari yakizwa na n'uyu munsi, ariko ari mu nzira zabyo. Imana dutabare. Rero ndagira ngo cyane mbwira abadamu bajye bakunda guhita bihuta cyane bagize ikibazo mu rugo. Abantu b'ababyeyi buriya dukunda kugira ikibazo tugahita twihutisha gahunda tutabanje gusobanuza Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo bazajye babanza basobanuza Imana. Ushobora kurwaza umwana pe akagera kure cyane koko ukabona ararembye,
ariko banza usenge ubaze Imana utese uyu mwana wanjye ndamuvuza ese koko nshaka imiti y'ikinyarwanda dore ko twebwe abakristo twebweho hari n'igihe Imana itabitwemerera. Hanyuma rero umugabo arambwira cyane ati dore umwana ararembye cyane, ubwo ni icyumweru cya mbere, reka turebe ukuntu tujya kubaza mu kinyarwanda bamutuvurire. Ndamubwira nti rero ni byiza ariko reka mbanze senge Imana dutabare. Rero umutware wanjye nubwo atarakizwa ariko yubaha Imana kandi aranayikunda, azi ko Imana ikiza igakora ibitangaza. Hanyuma rero ubwo jewe yarambwiye ati ngaho rero wowe n'Imana yawe ngo hari Imana yawe. Ubwo nyine aho ngaho ahangaha niho yahise yemerera. Hari igihe Imana ijya yemeza ikemeza umuntu udasenga ikamuha ikimenyetso bigatuma atera intambwe akazagera mu ntambwe y'Imana. Ari Imana ibyikoreye ubwayo. Ari Imana ibyikoreye ubwayo. Ubu nasenganye n'abantu benshi abagabo babo barakizwa. Yego. Nagira ngo nanababwire bamwe babizi bavuga batese mama Mose mutware wawe kuki adakizwa, ese buriya umwerera imbuto. Igihe cy'Imana natangiye ku ijambo ry'Imana mbabwira igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana kitari cyagera uyu murwayi ntabwo yari gukira. Rero iyo igihe cy'Imana kitaragera nubwo wasenga gute, umva no mu butayu njyayo ntawe. Murakoze cyane. Ubwo rero papa w'umwana akambwira ati rwose reka turebe ukuntu tumujyana mu kinyarwanda. Ndavuga ni reka tubanze dusenge hanyuma turebe icyo Imana yakora. Arambwira ati ngaho genda usenge. Ewe yifuzaga ko mujya mu kinyarwanda cyangwa bapfumu. Yego. Kuko uburwayi bwe bwari amayobera. Yego. Cyangwa se kandi jewe Imana yari yambwiye ngo ibyo kwa muganga nta bihari. Ako kandi Imana yari yakambwiye. Yari ufite amakuru. Nari ufite amakuru. Niyo mpamvu rero tutahise tumujyana kwa muganga. Kubwira rero umuntu udasenga ukamubwira ngo reka ngo tubanze dusenge nabwo ntabwo biba byoroshye. Ariko Imana nyine yatumye yihangana. Arambwira ati ubwo uzi neza ko ugiye gusenga reka tubyihorere. Ariko ndagira ngo mbwire abantu nibajya barwaza bajya kwa muganga ariko babanze basenga Imana bayibaza icyo gukora. Hari igihe usenga Imana ikakubwira ati jya kwa muganga cyangwa ikakubwira ati nzamukiriza hano. Ahubwo abantu bagiye bumva ijwi ry'Imana. Imana itugire neza. Ubwo rero jewe nari numvise ijwi ry'Imana niyo mpamvu ntagiye kwa muganga. Mu cyumweru gishize rero mbona umwana akomeje kuremba cyane kuko yatonyokaga amashyira, ukabona yagiraga gutya amashyira agatakara. Mu kanwa naho ururimi rwahoraga rusohoye, aho yahagira nta kintu yanywa kuko yari kunywa ikintu ururimi rwarasohotse mu kanwa. Nanjye naramurebaga mu kanya gato nkumva afite ubwoba. Ariko mu kandi kanya kuko Imana yari yavuganye nanjye nkumva afite imbaraga. Noneho Imana ikambwira ngo iyi ni inkoni yo kutanyumvira. Guma hamwe umwana nzamukiza ariko ndashaka kumukiza umaze kumenya imikorere yanjye. Imana ishimwe. Ndavuga nubwo ari Imana yabivuze ntacyo bitwaye. Hanyuma rero hashize iminsi myinshi ndicara ngiye kumva numva ijwi rirambwiye. Ubwo hari hashize icyumweru. Mu cyumweru cya kabiri ijwi rirambwira ngo senga amasengesho y'iminsi 3. Amen. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu ngira ngo rero nkumbuza abantu gusenga. Buri iyo usenga uvugana n'Imana. Kandi iyo usenga Imana iragusobanurira. Hari abantu bamwe bajye bambaza batese buri umuntu yasenga gute, imbaraga zose ufite nizo wasengeramo. Hari igihe ushobora gusenga 3, hari igihe ushobora gusenga 7 bitewe n'imbaraga ufite. Ariko amasengesho afite intego. Yewe rero intego nari mfite zayo masengesho zari zo gusaba Imana imbabazi. Yego. Abantu benshi barasenga bakavuga ngo ntibasubizwa. Ariko nta masengesho bafite intego. Nari mfite intego rero ivuga ngo Mana mbabarira muri iyi minsi 3 ugira ikintu nkorera umishurire. Ese uyu mwana mujyane kwa muganga? Ese mujyane mu kinyarwanda? Ngaho Mana asobanurira. Mana ishimwe. Ku munsi wa mbere Imana yaranyihoreye. Ku munsi wa kabiri Imana iranyihorera. Imana ishimwe. Amen. Ku munsi wa gatatu Imana yarasanze. Haleluya. Amen. Irambwira ngo humura. Uyu mwana ngiye kumukiza. Imana tugiye neza cyane. Noneho ntangira gushidikanya. Hari igihe abantu basenga bakagira no gushidikanya muri bo. Ndagira ngo mbwire abantu basenga bajye bagira no kwizera. Icyo gihe Imana ndebye mu kwizera. Ndavuga nti byari byo byose ngiye kwizera Imana ko yavuganye nanjye. Ngira papa Mose nti rero umwana agiye gukira. Ndambwira nti uyu mwana agiye gukira. Imana ishimwe. Arambwira ati ese koko uyu mwana azakira? Yego. Noneho dusa nk'abagize intego. Arambwira ati uyu mwana nakira wowe ujye ukorera Imana. Ariko nadakira ntago uzongera kuva hano. Urumva ntari ngiye mu kizami gikomeye. No kugerageza Uwiteka. No kugerageza Uwiteka. Rero icyo kintu cyateye Imana gukora.
yego niyo mpamvu mbwira abantu abari kure abari hafi kugira ngo bajye bagira intego. Kandi ikindi Bibiliya yarambwiye ngo guhiga umuhigo umuntu ntawuhigure birutwa no kutawuhiga. Rero nahize umuhigo aha hantu narindi, nahize umuhigo mwibanga mbwira Yesu, ntumva ro Yesu, nuramuka unkirije umwana nkabona arakize abaye muzima, ibi bintu bikuma bimeze nk'ibishyute, nzagukorera mu Rwanda mu mahanga, nzagenda avuga kuri Imana ikiza. yego Yesu arakiza rero. yego Haleluya. amen Amen. Ndagira ngo mbwire abantu ko Yesu akiza. nuko arakiza Nta kintu arebyeho, Yesu arakiza. Imana tugiye neza cyane. Imana ishimwe. amen Shoje rero ndangije ayo masengesho y'iminsi 3 nibwo Imana yampaye icyerekezo. Amen. amen Ndagira ngo rero namwe bakozi b'Imana muba kuri iyi televiziyo, iyi televiziyo yanyu ni icyerekezo. Kuko impamvu nyivuga neza nuko abantu benshi bayikurikira bumva ubutumwa bwiza bagafashwa, suko n'izindi atari nziza, ariko kubera ko ariyo nakoreyeho cyane nkabona ivuga ubutumwa ryayo rifasha abantu. Ndagira ngo rwose mbabwire ngo muri amahoro. yego Imana tugiye neza cyane kandi Imana dukomereza amaboko. Amen. amen Hanyuma rero muri iyo minsi 3 Imana impa icyerekezo, irambwira ngo noneho rero ngiye kuguhagurutsa. Ubwo hari hagiye kuba mu byumweru 2 mwana ataravuga, akiri muri koma, ari ukureba kujisho gusa, biri kurushaho cyane gutonyanga. yego urabona ukuntu byari bimeze. Noneho rero muri icyo cyerekezo nicyo ngiye kugeraho. Iyo nguyu urabona ko ari muganga. yego Uyu ni umuganga witwa Anastasia, wari ufite ivuriro rye hariya mu Gatsata. Imana ishimwe. amen Imana imuha umugisha, ashobora kuzumva iki kiganiro. Muganga Anastasia, Imana izaguha umugisha kandi ni ukuri wiyumvemo amahoro ugubwe neza. Uyu muganga rero niwo Imana, mbese narasenze Imana irambwiye atumva ro nkubwire. Noneho jyana umwana kwa muganga. Haleluya. amen Amen. Numva noneho mbonye icyerekezo. Urumva nta cyerekezo nari mfite. yego Nanjye nubwo nari ndaho ngaho nari impari ntegereje Imana gusa. Niyo mpamvu ngira ngo mbwira abantu bajye bategereza Imana igihe cy'Imana. Abantu bategereza igihe cy'Imana. Buriya rero reka nkubwire, hari igihe abantu batanga Imana imbere, ugatanga Imana imbere ukavuga ngo ngiye kwa muganga. Niyo mpamvu kesho uzumva umuntu ngo ageze kwa muganga ngo arapfuye, kuko uko abantu bagwa kwa muganga atari uko abaganga baba bakurikiranye. Ahubwo ndagira ngo mbwire rwose abaganga bose bubahwe. yego Amen. amen Kuko abaganga nabo Imana yabahaye agaciro uko kandi bafite agaciro kayo. Rero nukuri ntacyo abaganga baba batakoze. Ariko se wagenda Imana itavuze ugira ngo hari icyo bimara? Icyo gihe nza kugenda ngira ngo uyu mwana yari gukira, kuko nari nyiri mu ishuri. Urumva mbese nari nyiri muri izo nkoni. Noneho Imana kugira ngo imbone neza yankubitiye kuri uyu mwana rero. Gusa muri make uyu mwana ndanamukunda cyane, uyu mwana wanjye wa kabiri, kuko namubyaye mu gihe cya Jenoside. Urumva ari Imana yamumpaye mu gihe gikomeye kigoye, niyo mpamvu mukunda cyane. Yitwa Hakizimana kuko Imana yarankijije. Imana ishimwe. Nubwo butumwa nzabubazanira, mfite ubutumwa bwinshi, ariko uyu munsi ubu ngubu ndagira ngo bari bwo bufasha abantu. Noneho umwana ndamujyana, muze kureba neza, ndamujyana kwa muganga. Mugejeje kwa muganga, mbese Imana arambwiye ati jyana uyu mwana kwa muganga. Ndavuga nti reka nze mujyane. Ndaryama na muganga nari kumujyana ho narasenze. Ndavuga nese Mana ko uyu mwana yatinze, yaratonyokaga amashyira n'amaraso bijojoba, ururimi rwarasohotse yahagira, ngo yagendaga ntiyabashaga no kugenda. Ndavuga nese uyu mwana ndamujyana kwa muganga, umuntu utanavuga ndabigenza gute? Imana irambwira ngo mujyane ndivugira. Haleluya. Noneho ndasenga, maze gusenga Imana irambwira ngo mujyane kwa Anastasia. Uyu muganga nyine mureba akora ku giti cye, afite ivuriro ku giti cye. Ntabwo namujyanye se hashika cyangwa ngo mujyane mu rindi vuriro, oya, ahubwo Imana yarambwiye ngo mujyane kwa Anastasia. Urumva rero Imana izi n'amazina y'abaganga. Amen. Noneho impamvu Imana yambwiye ngo mujyane yo, ubwo Imana arizo ukuntu ari bumwiteho. Ndayibaza nese nimugezayo ko namutindanye ubundi biratanga iki? Irambwira ngo uyu mwana ndamutera pereserine 3. Urumva Imana yari yamaze kumuvura. Ngo ugende ubwira impamvu sinari kujya muri sashika cyangwa mu yandi mavuriro ngo nge gutegeka. Ariko kuko uyu mubyeyi namwiyumvagamo naramutegetse. Ni umuganga ariko twarakundanaga. Ndajya ndamubwira nti rero Imana yambwiye ko uyu mwana wanjye umutera ishinge za pereserine 3. Haleluya. Nawe yarasetse cyane, aranyitegereza, arambaza ati se mama mo uyu mwana yarabaye gutyo ureba hehe
kuki watindanye uyu mwana? Ndamubwira ngo uyu mwana yarari mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe. Yego. Hanyuma rero uyu mwana muramureba ukuntu byari bimeze. Naragiye aramufata, urabona ko bya bindi bitangiye gushiraho. Batangira kumwoza mu biganza, batangira bamutera za penicilline. Bamaze kuzimutera, umwana yayambuye amaso turaho ngaho ku bitaro. Ko hari mu cyumweru cya kabiri, tugiye kumara icyumweru cya kabiri, ndabyibuka ko hari ndumva hari kuwa gatanu, hari kwa kane. Tugezeyo rero umwana ibyo byose byamubagaho n'ubu ngubu iyo mubwiye byamubayeho ntagapfa kubyemera, uretse yabonye amafoto. Ntabwo mwigeze mumbaza impamvu aya mafoto nyafite. Yego. Reka rero mbasobanurira impamvu ufite aya mafoto. Yego. Subira inyuma gatoya. Nta kibazo. Arwaye amaze kuremba cyane, Imana yarambwiye ngo uyu mwana mwicaze mu ntebe. Urabona ko yari yicaye mu ntebe. Ngo mwicaze mu ntebe umufotore amafoto. Hanyuma numara kumufotora ifoto, iyi foto izasobanurira abantu imikorere yanjye. Imana ishimwe. Ni umutangabuhamya. Kuko uyu mwana yakagombye kuba ari we waje akavuga ubuhamya ariko ntabuzi. Kuko yari ari muri koma. Ntabwo ari muri koma ngo ubashe kuvuga, ubashe no gusobanura. Hanyuma rero ubwo ahangaha numviye Imana. Ndagenda shaka umufotographe, ndambwira nti fotora uyu mwana ifoto. Hambwa ati se ko muna nubundi uyu mwana tazabaho, nkabona ari indembe, uramufotora mwiki? Ndambwira ndashaka ifoto y'urwibutso. Amen. Mwebiki. Ahangaha sene nahasobanuye. Iyi rero ni ifoto y'urwibutso kugira ngo Imana yarambwiye ngo iyi foto nagiye nyibwiriza ubutumwa inaha hafi mu Rwanda, abantu benshi bayibonye bagatangara. Noneho no kuvuga ngo rero uyu mwana iyi foto yatumye abantu benshi basubizwamo imbaraga. Imana yo icyo yashakaga yagira ngo intangire ibihamya, kuko umuntu ashobora kuza kuri televiziyo yaza yavuga abantu bakavuga ati no kugira ngo bamubone, no kwihangishaho, ariko ndumva mfite ibihamya. Ibi ni ibihamya n'ibimenyetso. Imana ishimwe. Kwa Anastasia ku bitaro. Turagera kwa Anastasia ku bitaro, akoze iki kintu arangije amutera izi penicilline 3. Akimara kuzimutera nukuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana nyihaye icyubahiro. Imana ishimwe. Nibwo umwana akimara kuyimutera yarambuye amaso, arambwira ati se mama mwanzanye hano gute? Atangira kubaza amakuru. Yahise agarura ubwenge ako kanya. Yamuteye 3. Wavuga utese ni gute umuntu asubira abantu ntago babyumva. Ntiwanumva ukuntu penicilline 3 bazitera umwana icyarimwe. Wakumva ari ibintu byo kuhangika byo kubeshya. Reka da, icyarimwe nibwo bazimuteye, kuko Imana yari yavuze. Na muganga yabikoze afite ikibazo, aravuga ati si ibintu bibaho. Ubu se ndabunga nigenda byirengereye. Umwana wanjye naramuka apfuye kubera ko umuteye izi penicilline, nta kibazo muganga. Bikore kuko Imana yavuze. Yakoze kubera ko Imana yavuze. Ngira ngo buriya umuntu wese uzakurikira iki kiganiro, harimo abaganga, harimo abadogiteri bakomeye, bazumva ari ibintu by'igitangaza cyane. Icyo ni igitangaza gikomeye kivuze ngo bamutere ishinge 3 icyarimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo abadogiteri, abaganga bakomeye, Imana nijye bakoresha ikintu, umuntu akaza kwa muganga kakubwira ati nkorera ibi ngibi, ujye ukimukorera. Buriya hari igihe twebwe tutavura ariko twavuganye n'Imana. Imana ishimwe. Ufite amakuru. Rero nari ufite amakuru. Cyambere na amakuru. Bamaze kumutera rero zino penicilline, arasinzira. Yarasinziye neza tugira ngo birarangiye. Arasinzira ariko agasinzira arambura amaso, ubona mbese ameze neza. Ubwo rero nyuma y'isaha 2 nibwo umwana yakangutse. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amaze gukanguka nabonye itangaza gikomeye. Ndagira ngo mfite ibihamya bikomeye. Ibi bintu birafatika. Urumva neza? Dore amaze gukira. Urabona ko ari umusore mwiza. Hano nta ntoki uri kubona, ariko mu maso ndagira ngo banze urebe. Urabona ko mu maso ari hazima, mu kanwa ni hazima. Ntiwanakeka ko ari wa wundi. Buriya rwose nuko namubwiye ngo tuzana, ambwira ati sinjya kuvuga ibintu ntazi, nanjye sinzi uko byangendekeye kuko yari muri koma. Ariko bibaye na ngombwa nawe ubwo yakwereka ibiganza, ariko kuko atari kuvuga ibyo adashoboye, reka nkwereke rero noneho uburyo ari muzima neza. Kandi wibuka n'ubundi ko ibyo byose yabibayemo kubera kutumvira Imana kwawe. Yego. Hari nabwo butumwa bw'umunsi turiho. Hari bwo butumwa bw'umunsi. Noneho rero dore ibiganza ndumva noneho muri kubireba neza. Tandukanya rero ibi biganza byombi. Biganza urabona ko bitandukanye. Sebyo? Cyane. Abana biratandukanye.
ahangaha yarakize, ahangaha yarakirembye. Umwana rero na nyuma amaze gukira, ubwo nibwo twahise muri aba bamaze kumutera izo shinge, baramugaburiye, ururimi rwahise rusubirayo. Kuko yahoraga yahagira, ururimi rwasubiyeyo, arakanura, arambaza ati byagenze gute, ndamutekerereza. Noneho nibwo rero muganga yavuze ati oya, nanjye ndamufotoreye ifoto kuko nanjye mbonye igitangaza cy'Imana. Nibwo muganga rero yafotoye iyi foto, aravuga ati iki ni igitangaza kitajya kibaho mu buzima. Nibwo nawe yafotoye ifoto rero, niyo mpamvu nawe twamufotoye. Ubwo rero sinzi niba hari icyo mwashaka kumbaza. Ubwo ni ukuvuga ngo aho ngaho niho nyine filime yarangiriye yo gukira kwe. Gukira kwe ahangaha bamaze kumutera izishinge, bamaze no kumuvura, ubwo nibwo yatangiye kubasha kurya. Yavuze ati mwampaye icyo kurya. Urumva yaramaze ibyumweru bibiri nta kintu arya. Atangira kumva nawe arashonje. Aravuga ati se mama, ati ndashonje, tumuhe ibyo kurya, tumuhe ibyo kunywa. Ararya. Noneho muganga ubwo iyo miti ayo mazi yamukarabije, na Imana yarambwiye ngo nafata amazi y'akazuyazi, hanyuma amukarabye mu biganza. Ubwo rero aya mazi urumva nayo Imana yari yakoreye deliverance. Niyo mpamvu rero njya mbwira abantu kenshi, nanjye n'abantu njya sengera nkoresha amazi. Ahangaha rero subiye inyuma gato muri ubu burwayi bwe, Imana yarambwiye ngo haye umuti. Imana yampaye umuti. Nta wundi muti rero nkoresha, ni amazi. Shobora kuza urwaye mu nda, Imana ikambwira ati koresha amazi y'akazuyazi, hanyuma uyu murwayi akire. Hanyuma rero icyangwa ikambwira ati koresha amazi akonje, biterwa n'uburwayi urwaye uko bumeze. Iyo uburwayi buri mu nda nkoresha amazi y'akazuyazi, iyo uburwayi buri inyuma ku mubiri nkoresha amazi akonje. Nibwo buryo rero. Amaze kumukarabya, Imana iratubwira ati mbasezere mu bitaro. Iyo minsi 3 twaratashye rero, tugeze mu rugo, Imana irambwira ngo nagira ngo nkwigishe kunkorera by'ukuri, kandi kunkorera nta gushidikanya, ukankorera ari jye nyine utumbiriye. Imana ishimwe. Ubwo ahangaha rero nibwo Imana yambwiye ati noneho kuko unyumviye, ngiye koza neza ibiganza by'umwana wawe, n'umubiri wose ugiye kuba muzima. Kuko nahize umuhigo. Ndayibwira nti Imana, uyu mwana nagira ibiganza bizima, ntihazeho inkovu, umubiri wose ntuzeho inkovu, ururimi rugasubira mu kanwa, abarwayi nzajya mbasengera. Kuko umuntu ashobora kumamagara ati ndashaka usengera, Imana itabinyemerera, simbe nkimusengera kuko abafite imiziro. Ntago abantu bose mbasengera. Hari abimbwira ati genda ubasengere, cyangwa ukamamagara nkagusengera kuri telefone. Hari n'ubimbwira ati ntumusengere bitewe n'imiziro afite. Imana itugiye neza cyane. Rero ndagira ngo mbwire abantu ko kumvira Imana ari by'ukuri. Ubwo tukiraho Pawa kimara kubona kize yavuze ngo iki noneho ako kanya, kuko aho twabaga turi naho kwa muganga nawe yarahaje abona ibitangaza by'Imana. Yarambwiye atumva rero nawe yarahizeye nuko atarahigura. Arambwiye ati mama Mose, Imana yawe ubu yanyise pasiteri. Yanyise pasiteri, n'abantu barwabwiye ati muze kwa pasiteri. Imana ishimwe kubera ubuhamya bwiza. Arambwira ati rero uyu mwana ubwo akize rwose, ati nanjye ndayamanitse, nanjye ngiye gukizwa rwose, kandi ndemeye ko Imana yawe ari inyembaraga, ujye usengera abantu. Niyo yaza agasanga ndi gusengera abantu, ahita yigira hirya kavuga ati pasiteri ari gusengera abantu. Urumva rero ni izina ry'icyubahiro Imana yamukoresheje kugira ngo yumve ko hari umurimo nkora muri urwo rugo. Imana ishimwe. Yahise yubaha Imana rero, akunda Imana na bugingo n'ubu, nubwo atari yakizwa ariko yabonye agaciro k'Imana mu rugo rwacu. Yubaha Imana, abona agaciro k'Imana. Umwana nyine ubwo ngubwo icyo nashaka kubabwira, ubu ngubu uyu mwana ageze muri kaminuza mu mwaka wa 2 wa kaminuza. Harimo arasoza, arimo aragenda asa nk'usoza amashuri, yakomeje kwiga, asubira mu ishuri. Mwana ni muzima, mbese ni umusore mwiza cyane. Umusore mwiza cyane. Nawe rero naramumweretse aya mafoto, ndabimutekereza. Arambwira ati mama, Imana yawe ndayitinya. Ubu nta kindi kintu avuga, aravuga ati mujye mutinya Imana ya mama. Rero ndagira ngo mbwire abantu ndimo ngera ku musozo. Yani byo nashaka kugusaba kugira ngo utange ubutumwa none bukubiye kuri ibyo byose Imana yakoze, ubireba biturutse nko mu gihano yari yaguhanye. Ni iki none niye message wabwira abantu badukurikiye? Ku bantu rero badukurikiye, abari mu Rwanda n'abari hanze, ndagira ngo mbahe message ivuga ngo mukorere Imana muyitinya kandi muyubaha. Ingingo ebyiri: gukorera Imana bayitinya kandi umuntu wese ayubaha. Kuko Imana iyo ntaza kuyikora nyitinya nyubaha, ntabwo mba afite umudendezo nk'uyu ufite uyu munsi. Kuva uwo munsi rero Imana yampaye umudendezo,
nanjye mbyinjiramo neza, nibwo ntangiye gukorera Imana, sengera abarwayi. Kandi ntago bivuze ngo niba ugiye gusengera umurwayi ngo nese nko ngiye kugusengera ngo uratanga ngahe. Oya, musengere, numara kumusengera ubwira Imana uti Imana urakoze ko uyu murwayi akize, uyibwira uti wa murwayi yakize, hanyuma usigara ubwira Imana uti nanjye Imana ndashaka umugisha wawe. Iyo bikoze rero icyo gihe Imana ishobora kumusanga nawe ikamukoresha agakoraho umugisha, kandi itamusanze Imana ifite ubundi buryo ikora. Imana ishimwe. Rero gukorera Imana ntako bisa, kuva mu masezerano biragatsindwa, niko muri ibyo ikorasi yavuze. Ubu tuvugana ndaha ngaha nta kintu shinja Imana. Imana irangaburira, Imana irantunze, nta muntu njya asabiriza. Oya, kiretse Imana ishatse gukoresha mu gihe cye. Mu gihe cye agashaka kunkoraho umugisha, arawunkoreraho umugisha. Ariko bitavuze ngo nagusengeye ngo oya, ndabasengera rwose bagakira, kuko nanjye nta biguzi natanze uwo mwana wanjye ajya gukira. Rero niyo ntego, niyo message ngira ngo abantu bakorera Imana bayitinya kandi bayikore bayubaha, izabagirira neza. Mwana wanjye yarakize ni muzima, kandi nanjye niyemeje kuyikorera nyikunze kandi nyitinya kandi nyubaha. Imana yo mwijuru rero iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nubundi ugiye kuza mu kanya usengera abantu b'Imana badukurikiye muri aka kanya bakeneye inkunga gusengerwa, ariko hari n'uzaraba ikiganiro ryari ushobora kuzakenera kukuvugisha kuri telefone, yakubona kuzihe nimero mbere yuko dusenga? Yego, mbere yuko dusenga hari uwakenera ko namusengera nawe ahagaze mu mwanya mwiza yubashye Imana. Ndagira ngo mbahereze nomero zanjye ni 0788 75 34 39. 0788 75 34 39. Dusenge. Reka dusenge Imana. Shobora kuba urwaye warembye ukavuga uti bizagenda gute ko mbona nanjye ndembye, ubaha Imana uyitinye, hanyuma ibindi byose bizaza. Reka dusenge Imana. Abarwayi ngiye kubasengera Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, Imana y'amaboko, haleluya. Imana nziza, Imana nabonye urugamba rukomeye, haleluya. Narakubonye mu burwayi bw'umwana wanjye, narakubonye bikomeye, narakubonye mbona ibitangaza byawe, mbona ukuboko kwawe kwiza. Nanjye ndasengera abarwayi muri uyu mwanya. Mana data wa twese wo mu ijuru, urwaye umutwe, uwabarwaye mu nda, uwabarwaye indwara zidakira, amakaseri, Mana indwara zose z'ibyiciro bitandukanye, uyu munsi ndadetrarija, ndatesha agaciro imbaraga z'abadayimoni katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Butware bw'Imana bube kuri aba barwayi mu izina rya Yesu Kristo. Ari abari mu bitaro, ari abarembye baheze ku bisasiro by'uburwayi, yewe Yesu Kristo umwami w'abami, nuzubakize, nubanze ubeze ubatunganye, wabarira uko babonye kose, nurangiza ubatunganiriza ubugingo. Urakoze Mana, urakarama kuri Imana ishobora byose. Ibyo wankoreye ni byiza, nawe bibakorere kugira ngo bazagushime. Turagushimiye Mana kubakijije, kandi turagushimiye ko ushobora byose nta kirogoye umugambi wawe. Urakoze, witwa Imana ishobora byose, kandi witwa rubasha kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Urakoze.